nagiye mu materaniro ahantu simvuga izina ryaho, numva umuntu arimo arihana. Ese ko wihana byagenze gute? Ngo wahora n'iki? Ngo umuyobozi wanjye yarambwiye ngo ari kunsiga amazi y'umugisha, ngo amazi nyine birangira abaye amazi. Uwo mudayimoni wagize icyo beretswe, uwo muntu weretswe akavuga ngo ambura ubusa, agusiga amazi y'umugisha kumera hayo, ariko amazi ubundi uwo muntu akwambura ubusa n'inyo kubakubyaye, kandi ugeze rero nawe ubwo utatuma kureba. Uwo muntu akwambura ubusa n'umugabo wawe. Igitoke bita indaya benga mu rwarwa. Twagize igihe tugira ubuzima bubi, cya gitoki tukagiteka kikagira ubwo gishira mu rutoke, kandi nari nzi no kugitonora. Dufata umwanzuro wo kujya tubiteka mu bihu, tugatonora turya n'ibihu tukabirya. Kuriya mu mbabare mbivugeho gatoya, ugasanga abahanuzi bahanura kuko babizi ibyuya. Igisirimba kitarajyaho nta muhanuzi wahanu. Kwibaza Imana ikorera mu bushyuhe gusa. Imana z'Imana zikora twavunitse, zikora twarwaye imigongo. Uzi ko hari igihe umuntu aba arakubuze akagutikurira mu nkokora muri gusirimba akaguhonyora ati ndagutomboye. Imana iguhaye umusore uramwanze, iguhaye wa kabiri uramwanze, iguhaye wa gatatu uramwanze, ngutegereje ucuruza mu Bushinwa, wamusize yose. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Ntabwo turagushimiye, tugushimiye ibyanditswe byera tugiye kumva. Mwanditsi yaravuze ngo byahumetswe n'Imana bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Rigiye kutwigisha uko dukwiye kwitwara, uko dukwiye kuvuga, uko dukwiye kwambara. Kabiri, bikatwemeza iby'ibyaha byacu. Gatatu, rikaduhana gukiranuka. Kane, kugira ngo umuntu w'Imana abashitse rwose, ashitse rwose, afite imirimo myiza imukwiriye yose, akabasha gusohoza umugambi wawe. Iri jambo turyibonyemo, hanyuma umuntu wese rimuhindure icyo waritumye. Tugukomeye amashyi, ndabyizeye gushyigikira umwigisha mu izina rya Yesu. Amen. Yesu ashimwe. Mwiriwe. Amazina nitwe Sironi, ku bantu mwaje nivuze. Nitwe Sironi w'ishema, ndi umugabo mfite umugore n'umwana umwe. Turashimira Imana yamuduhaye umwana n'umuhungu. Nongeye gushima Imana inyemereye gukandagira hano by'umwihariko. Nabimenyeshejwe umunsi w'ejo, nari Nyamasheke iwacu aho mvuka. Hanyuma duhana n'umuyobozi gahunda ko ndahashyika saa 4, ariko ndangije ivugabutumwa ndavugana, ariko saa 4 ko uwo muco naza gutegereza ngakererwa, naza gutahira aho ngaho. Mu buzima bwanjye nkunda gutangirana n'amateraniro. Nibwo niyo ruganije saa 5 zuzuye, Imana yaduhaye imodoka mu muhanda yarakoze. Saa 5 zuzuye nibwo nahagurutse z'ijoro. Saa 11 nari ngeze Nyabugogo, saa 2:40 nari ndi hano. Mwatangiye gukingura urusengero ndi hano. Umuntu wa mbere wasenze numvaga. Imana ishimwe. Kandi mu bantu twataramanye mwabonye ko nanjye nakuye mwakanjye. Nari nicaye hari inyuma. Imana ishimwe, nanjye yamaye akanjye ubu nakibitseho. Yesu ashimwe. Rero mureke dusome ijambo ry'Imana. Ariko mbere yo gusoma ijambo ry'Imana mbanje gushima Imana ko muri Kigali mabonye iteraniro ryuzuye umwuka w'Imana. Ntabwo ari burage, ntabwo ari iterabwoba, nta nubwo ari igipindi cy'abavugabutumwa. Nabonye iteraniro riyobowe n'umwuka w'Imana. Icya kabiri, rifite urugendo rugana mu ijuru, nicyo cyonyine cyanejeje. Yesu ashimwe. N'abandi barawugira, ariko ujya ubona n'akavuyo kabari kenshi. Ariko ndashima Imana ko yabahaye organization nziza. Muri abasirimu b'Imana, Imana ibaho umugisha. Mubanze muyihe icyubahiro rwose. Dusome ijambo ry'Imana usanga mu gitabo cy'umuhanuzi
Ezekiyeli ibice ni 9 umurongo wa 4 turageza ku murongo wa 6. Iri jambo mvuze nihagira abaza kuritwara nabi, abo gushimwa turabashima. Igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli ibice ni 9 umurongo wa 4 kugera kuri 6. Hejuru kuri icyo gice utaratangira umurongo wa mbere haravuga ngo abantu b'Imana bashyirwa ikimenyetso mu ruhanga. Namwe niko bavuga. Dusome umurongo wa 4. Nuko Uwiteka aramubwira ati, genda unyure mu murwa hagati muri Yerusalemu, maze ushyire ikimenyetso mu gahanga k'abantu banihira ibizira bihakorerwa byose bikabatakisha. 5. Ba bandi arababwira numva ati, nimugende munyure mu murwa mumukurikiye, mukubita amaso yanyu ye kubabarira kandi mwe kugira ibambe, mutsembe w'umusaza n'umusore n'inkumi n'abana bato n'abagore, ariko umuntu wese aho haca akarongo ufite icyo kimenyetso mwe kumwakura, ndetse muhere mu buturo bwanjye bwera. Nuko bahera kuri abo basaza bari imbere y'inzu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Hari icyo mutoyemo? Twongere dusome igitabo cy'umuhanuzi Maraki. Mwihangane duhanure uko dutegetswe. Ibice ni 3 19 21. Igitabo cy'umuhanuzi Maraki ibice 3 19 21. Hejuru aravuga ngo umunsi w'Uwiteka, dore hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazaba ibishingwe, maze hari umunsi uzabatwika bashire, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ntuzabasigira umuzi cyangwa ishami, ariko mwebweho abubaha izina ryanjye. Akana kukibikeho turagahuza na kamwe ko hirya. Abubaha izina ryanjye, izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo, maze muzosohoka mukiragire nk'inyana zo mu kirara cyangwa mu kiraro, kandi muzoribatira abanyabyaha hasi we. Namwe niko bivuga, bazabiva munsi y'ibirenge byanyu ku munsi nzabikoreraho, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Hasigaye ijambo rimwe tugafunga Bibiliya. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Igitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice ni 7. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 7, duhere ku murongo waho wa 13. Irembo rifunganye. Munyura mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari ni inzira, kuko irembo ari rigari ni inzira ijyana abantu kurimbuka, ari rinini kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye ni inzira ijya mu bugingo, iraruhije kandi abayinyuramo ni bake. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma baza aho muri basa n'intama, ariko imbere ari amasega aryana. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge, cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, kandi n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. Igiti cyose gitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Nuko muzabamenyera ku mbuto zabo. Aho nashakaga kuri 21. Umuntu wese umbwira ati mwami mwami, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora
ibyo data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberurira nti, sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Yemwe mwiriwe, nakabahaye ubuhamya ariko reka mbe muretse. Mwakwihanganye tukabanza tukavugaho gatoya. Mperukana na Rafiki mfite imyaka 31, ariko nari mfite ibiro biri hasi y'imyaka nari mfite. Nabaga ngondamye iteka, Imana inyeguye vuba. Nari mfite ibiro 31. Mu by'ukuri ndashima Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, kandi ndashima Imana irindi ijambo iryo yavuze ikarisohoza. Imana itita kuri kavukire ihoreho ibihe byose. Nta kindi tuzayitura uretse kuyiba inyuma. Haleluya. Iyi Kigali dutuye cyangwa mutuye, benshi muyirimo muri abashonje. Nimunera amabuye wana. Igitoke bita indaya murakizi? Igitoke bita indaya benga mu rwarwa. Twagize igihe tugira ubuzima bubi, cya gitoke tukagiteka kikagira ubwo gishira mu rutoke, kandi nari nzi no kugitonora. Dufata umwanzuro wo kujya tubiteka mu bihu, tugatonora turya n'ibihu tukabirya. Ariko ndashimira Yesu wadukuye kure. Ubu mundebye mwambonamo inzara? Oya, yarashize kugenda ishira. Nisumye ibitoki bantu b'Imana by'abakire ku myaka yanjye 13. Nisuma buri wa gatandatu, nitabaga iperu njya kwisuma mu Ityazo mu mujyi w'iwacu. Icyo twakoraga ni iki? Kubera ubuzima twavukiyemo, mvuka muryango w'abantu 11, ndi umwana wa 9 mu nda ya mama. Ubuzima bwari hanyuma y'ubundi. Utarisumaga ntitwaryaga. Twize guhahira urugo turi bato rwose. Ariko ndashima Imana ko iryo shuri nanyuzemo ryanyigishiye guhahira urwanjye. Ndi muri ubwo buzima, rimwe nibwo Imana yakoresheje umuhanuzi kazi, arambwira ngo umva wakana we, uko niko yambwiye, ngo nubwo ubabajwe n'inzara, ukaba ubabajwe nuko utagira shinge na rugero, Imana y'amahoro hari ikivuze. Ivuze ko uzicarana n'abakomeye. Icya kabiri, uzambukiranya imigabane. Ushonje we. Kubera inzara n'ubuzima twageraga mu iteraniro bakatwima ijambo, cyane nk'abaza aho tuvuka. Ariko turashima Imana iyo yasinyuye isinya dosiye nshya. Ariko kubizera. Haleluya. Rero niba Imana yaravuze ko uzatura muri Kigali turebesha amaso, abahanuzi bose nubwo baceceka bisi yose, icyo yavuze, haleluya, yakivuze ituro rusoro mu nda ya nyoko. Babandi birirwa biyemera ngo ni twebwe tuzi aho wakuye ubutunzi, ni twebwe tuzi uko umeze, nibaceceke.
ububasha mufite bwo guhindura dosiye Imana yanditse ku mwana w'umuntu. Se mugize ngo nabashimiye, ntazi impamvu mbashimiye. Hari ubwo ugera mu iteraniro, buriya mumbabarire mbivugeho gatoya, ugasanga abahanuzi bahanura kuko babizi ibyuya. Igisirimba kitarajyaho nta muhanuzi wahanura. Kibaza, Imana ikorera mu bushyuhe gusa? Impano z'Imana zikora twavunitse, zikora twarwaye imigongo. Uzi ko hari igihe umuntu aba arakubuze akagutikurira mu nkokora muri gusirimba akaguhonyora ati ndagutomboye. Ariko rata impano z'Imana hari icyo nzivugaho. Zikora twabyinnye, tutanabyinnye, dusinziriye, twicaye cyangwa duhagaze, ndetse no mu mvura nyinshi. Icyo Imana yashatse gukora kirakorwa. Nibagabanye ihindiri rero, Yesu ari kumwe natwe. Gahunda no gutunganira iki? Ikindi nabonye cya experience. Umunyabyaha wo muri Isiraheli asa n'umunyabyaha w'i Kigali. Murabyemera? Narahakandagiye ngenda hazi. Ntabwo mbabwira ibyo ntabonye, narindiyo. Umunyabyaha uri Dubai asa n'umunyabyaha w'i Kigali, ndetse agasa n'umunyabyaha w'i Cyangugu. Kandi umunyamasengesho wa Dubai asa n'uwa hano i Kigali aha. Ariko mwiriwe, mumbabarire, mfite uko mbanye n'Imana yanjye, simbacumuze, umva ntumenyere. Imana yawe ni siko wanyu, ni nyoko wanyu, ni mubyara wanyu, ni nyogosenge. Iyo Mana wakenetse udashaka ko abandi bamenya, wayiguriye. Haleluya. Ariko mwaretse tukiga kuvugira Imana. Imana niyo umukene wa nyuma y'abandi, ikaba n'umukire hejuru y'abandi. Ariko Yesu arahari. Gahunda ni yuko dukira nuka neza. Konsora Imana imuhe umugisha, yafunguye neza. Bibiliya yarambwiye ngo nitwemera tukumvira, tuzarya ku byiza byo mu gihugu. Ngaho nibaguhe visa none aha ngaha, izo visa babahanurira nibayiguhe ujye muri Ukraine. Ngaho jya Ukraine. Nibaguhanurire visa none aha ujye mu Burusiya bwa Vladimir Putin. Jayo. Niba ari visa Imana yaguhaye utinyishijwe n'iki se? Imana itanga umugisha mu Burusiya. Haleluya. Ni nani yituye mu Banyarwanda kandi izahora. Ni byiza koko ko Imana igidushumbusha ikatunezereza muri ino si by'akanya gato, ariko ntabwo bibaye indisho ko abantu bose bahanurira amaviza. Iki gihugu cyazaturwa nande? Iki gihugu turi gusaba Imana ngo duheremo umugisha cyazaturwa n'ibirara bivuye birara gusa? Hatugomba guturwa n'abantu bamenye Imana kandi batunze n'amafaranga. Ko abantu bose bakura amafaranga mu kuzimu. Ubu koko beneri zikora amafaranga mabi? Na abayakurayo baryoherwe, natwe tuyakura muri beneri. Yesu ashimwe. Umuntu utunze imodoka ngo niba atiba ngo akorana na dayimoni. Ariko Imana twakurikiye niba ishobora byose, utumodoka nitwo yabuze. Ariko mwajye mwizera, nidukiranuka izatugabiza ibyo byose. Mufashwe mutambeshya. Abarokore basiga bavuga ngo yego ye. No, mufashwe mu byumva. Iri torero ry'Imana
Imana abantu bagize kame nkabyinane nyiraryo arahari. Iri torero rifite nyiraryo, rifite uriyoboye. Abantu bajya bavangirwa ngo itorero ryarapfapfaye, ngo itorero ryari irya kera. Hoya, Imana uko yari iri kera na n'uyu munsi niko iri. Twebwe abantu twarahindutse, ariko ntiyigeze ihindura izina, iracitwa Imana we. Munyumve neza, nimushake munyime umuceri wanyu, nta kibazo iwanjye ndawurya. Iri torero rya Gikondo seje musiwo turi si wose, sinabonye hari ibyuma byinshi muri stoke, nahageze ko nabonye byuzuye. Ugasanga abaririmbyi bari kuririmba korari ya mbere n'iya kabiri bameze nk'abakeba batatu babana n'umugabo umwe, ariko nawe utabahahira. Korari ya mbere niyumva iya kabiri, iya kabiri igashaka kurusha iya gatatu, ariko iri piganwa turarijyana. Hey, niba hari abantu bantera agahinda ni abaririmbyi. Baramutse batagiye mu ijuru, sinzi umuriro bazota uko waba umeze. Ku mayiniforume yabo babika, bakoreye ikiyede, bakoreye marato, yayidodesha, perezida akamubwira tumva nuyambara udahawe gahunda ndaguhagarika ku mwenda wiguriye sha. Repetisiyo zidacika za buri gihe, imibyizi yo muri repetisiyo isumba iyo mu buriri, imisanzu ya buri gihe, ariko warangiza ukamera nk'umucuraguzi uri inyuma y'igipangu cy'umukire we. Ibyo bintu babyumva ni akababaro kageretse ku rupfu. Ariko niba baramaze kumenya icyama, bagasobanukirwa Imana twakoreye, Imana twakurikiye, ntabwo izazihemba korari ya mbere, ntizazihemba korari ya kabiri, ntizazihemba korari ya gatatu. Gahunda ni imwe gusa, warakiranutse. Nubwo watanga miliyaridi zawe zose, ntacyo wamara ubikora wiyabonesha. Ariko kubikora ni byiza, kuba bikora bakiranutse. Haleluya. Uzi ijambo dusomye, izakubitere mu buturo bwayo. Imana rero ifashe umwanzuro wo kurimbura inkozi z'ibibi, ubye abanyabyaha babwirijwe bakanga kwihana, bahora muri returu. Njya nibaza nkavuga ngo noneho twaba twararuhiye iki, tutararaye mu kabari nk'abandi? Si uko tubuza yagura inzoga, si uko tubuza yagura indaya, kuba twariyimye tukiyima ibyo mu isi n'ibyo twakurikiye tukabibura, c'était problème. Byo murabyumva? Twitanzeho amakuru tukivuga ko dukishijwe, isi yose iratureba, ariko Imana ishimwe ko n'ikiganiro abantu basenga, nibura Imana ishimwe. Iri torero rero ntabwo iki cyumba cyo kuwa mbere ntabwo ari icyumba, ntabwo ari icya perezida wacyo, sibyo? Umva, uretse kugihagararira nta rundi ruhara gifiteho. Nyakubahwa n'unkubiti, uko niko kuri. Iki cyumba uko byagenda kose nawe nabikora n'abazabibazwa. Icya kabiri, iri torero ry'Imana ntabwo ari irya mwarimu uyoboye aha, si n'irya pastor, si n'iry'umushumba kanaka, si n'irya regionali runaka. Iri torero rifite boss. Nabyumvise? Iri torero si iry'umushumba,
iri toro nta bubasha umwana w'umuntu arifiteho. Uwaryubatse ni nta niwe uzarirangiza. Abantu nibareka umwiryane, Imana iri mu kazi. Hajya ngo mwanga ukuri, izakubita ihereye mu buturo bwayo bwera. Imana niza kurimbura, niza gukubita inkozi z'ibibi, ntabwo izahera Nyarugenge, ntabwo izahera muri Pedemire mu isoko ry'Umushinwa. Ntabwo Imana yakora ikosa ryo kurimbura ngo ihere Nyabugogo. Hoya, ntabwo Imana izahera kwa Mutangana rirema saa 8 nijoro. Siyo nigeze magera muri Covid, nahageze nk'ibihe byinshi cyane. Ntabwo narinze ahariho, ariko nahageze mpita nibuka ko mu gihe cya Covid twarahakoreye. Imana bariya mu mujyi nta kibarebaho, abizaza kubanza gufata mbushi. Ni twebwe twabeshye ko tuyikurikira tutayikurikira. Ni twebwe twabeshye ko twayimenye tutarayimenye. Hari abantu bajya biyita abakirisitu mu Rwanda rwose, 99% bose ni abakirisitu. Ariko ndagira mbabwire ikintu kimwe gikomeye, ibyo ntabwo byanze, ahubwo umukristo nta mukristo usambana warabyiyitirira. Ariko mana we, uzi umuntu usambana agahanura? Ibi mbabwira ni ukuri. Nagiye mu materaniro ahantu simvuga izina ryaho, numva umuntu arimo arihana. Ese ko wihana byagenze gute? Ngo wahora n'iki? Ngo umuyobozi wanjye yarambwiye ngo ari kunsiga amazi y'umugisha, ngo amazi nyine birangira abaye amazi. Uwo mudayimoni wagize ibyo beretswe, uwo muntu weretswe akavuga ngo ambura ubusa, agusiga amazi y'umugisha kumera hayo. Ariko ayo mazi koko, uretse ubuyobe mwaba mama mwe, uretse ubujiji, ubundi uwo muntu akwambura ubusa ni nyoko wakubyaye. Kandi ugeze rero nawe ubwo utatuma kureba, uwo muntu akwambura ubusa ni umugabo wawe. Mwakijijwe neza ko mu nzu y'Imana hari umukiro. Yemwe Yesu ashimwe. Rero ije kurimbura abamarayika bafite mu nshingano zabo urupfu, abasinayipa beza, bamudahushwa b'Imana. Imana irababwiye ngo nimugende munyure inyuma ya mukurikire Ezekiel, muramenye mutamubanza imbere. Ezekiel inshingano yari afite yari yo kugenda akavuza imanda bwa nyuma, agashyira ikimenyetso mu ruhanga rw'aba bakirisitu nyabo, babona itorero ricuza umuborogo we, bakajya kanyarira nta kindi kibajyanye, bakajya Samatare nta kindi kibajyanye. Mana tunganya umurimo wawe, Mana hembura itorero ngabo. Kwanyumvise? Abantu barumvikana? Iramubwira ngo ntujyane amarangamutima, kuko uzi ko ari umudiyakoni w'igihe kirekire. Nturebe ko aririmbye igihe kirekire muri kora, nturebe ko yatangiranye n'itorero. Ukora icyo ndakubwira. Akimara kugenda, Imana ibona yagira n'amarangamutima, ihagurutsa abamarayika babandi bamudahushwa, bamwe bareba muri za rayibani zitabonana. Hari filime zireba tagira ngo nutumugura 3 cyangwa 4. Hari izikoronometera we, nimumbaze da izarizo, ariko zirareba. Haba marinete areba mu birometero nk'icumi, harareba ngo mu birometero 8, harareba mu birometero 100. Ayo ni amarinete. Aranje avuga ngo mugende munyure mu murwa hagati mumukurikiye, mugende muceseje mumukurikiye, mukubita amaso yanyu ye kubabarira, mugende muri no santima. Haleluya. Mugende nta miteto mufite, ubundi hasigaye muhere mu buturo bwanjye, kandi ngo muhere kuri ba basaza ngo twabatijwe muri 50, ngo twabatijwe ngo muri za 60, ngo watubwira iki se? Kukiri hose none niba warabatigwa icyo gihe, hama hamwe wige. Nta muntu numwe muri iri torero Imana itakubita. Haleluya. Ako kantu murakumvise? Nta muntu numwe muri iri torero Imana itakubita.
nta n'umuntu n'umwe muri iri torero Imana itagirira neza. Ab'inyuma mu kunyumara rero nimuhera mu buturo bwanjye bwera, mugera kuri ba baririmbyi babivanga, mugera kuri ba banyamasengesho babivanga, mugera kuri ba banyemano babivanga, mugera kuri ba badiyakoni babivanga, mugera kuri ba bashumba babivanga, abari bo bose banyumise mukubite mutababarira. Narebye kuri YouTube ugasanga umuntu ngo itorero nandikire se tu, ngo itorero ryaraguye, ngo itorero ryarashize. Ngaho riyobore se, uretse amagambo wariyobora have no ku mudiyakoni ntubibashije, uri kujya ku burogo utuka itorero ry'Imana yiremeye we, watuka umuntu ikakwihorera, ariko itorero ryayo iraterura ikadimba. Yesu ashimwe. Impamvu mvuze ibyo reka mbisobanure munyumve neza. Ntiturya igaburo ryera twese. Haleluya. Hari igaburo ry'abapasitoro mwabonye ryihariye. Ese nyine mujye mureka tuganire. Hari igaburo ry'abadiyakoni ryihariye. Naritegereje neza ku meza y'umwami. Ntabwo buri umudiyakoni ngo bacemo ikigati kinini ngo niwe baraza kugiha, nta nubwo buri umushumba ngo bakubahire. Twese barakavungagura neza tukanganya. Narabibonye sibyo se? N'igikombe kiraresha ibiro n'amagarama namwe na wa mukati. Narabyitegereje kera, nari nzi ko benda abashumba barya iryabo funguro, kumbi ngiye kureba nsanga twese tuhurira ku meza amwe. Bishatse kuvuga iki? Imbere y'Imana titire waba ufite iyo ariyo yose nta gaciro izagira, twese tuzaba turi bamwe. Icya kabiri yemwe, ibyangombwa Sironi nzarometa imbere y'Imana niba narakiranutse, nibyo n'umudiyakoni wanjye azarometa, nibyo n'umushumba wa paruwasi azarometa. Narabyitegereje, na regionali w'ururembo nibyo azarometa, n'umuvugizi azabirometa, uretse nawe na perezida n'abaperezida bazabirometa. Mayo ndabeje kuyobora miliyoni 13 zisaga, nawe afite aho azatanga raporo. Bishatse kuvuga iki? Imana twakoreye uretse twebwe abasivile, no muri ministeri y'ingabo irahakorera, no muri ministeri y'imibereho myiza irahaba, no muri ministeri y'ubutabera irahaba. Yewe nta hantu na hamwe Imana yacu idafite icyicaro k'uyu mugabane. Aho itari barayirengagiza, ariko ibihari barijijisha, ariko ibibareba. Nta muntu nari nabona bahaye inshingano zikomeye ngo abure kurahiza Bibiliya. Niyo mpamvu wabyemera cyangwa utabyemera, Yesu arakora. Tuzabivuga badufunga, ariko twavuze bitwaye. Nta mukristo muzima Imana waba ugifite ibinashizwa n'Imana mu by'ukuri. Ikintu kimwe ndibuka, Imana mu ijuru iteranye inama, yaravuze ngo hakwiye kwigwa kuri gahunda yo kurema umuntu, sibyo? Haremwe umuntu mu ishusho yacu, agira ate ase natwe, sibyo? Si gusa n'Imana, hari nyoko wanyu urimo se, agira ate? Imana ibonye Abanyarwanda dupfuye rubi, dore ikintu cyiza yakoze. Yanyuze muri guverinoma, irangije bashyiramo proje ya gahunda ya ndi umunyarwanda. Iriya gahunda avuye ku Uwiteka buriya. Muri ndi umunyarwanda nta muhutu, nta mututsi, nta mutwa. Hano mwabibonye? Twese gahunda ndi umunyarwanda, umukuru n'umutoya,
gahunda ni ndi umunyarwanda, uwize n'utarize gahunda ni ndi umunyarwanda. Barangije bagira irindi hishurirwa ribikomeza, baravuga ngo dushyireho na leta y'ubumwe n'ubwiyunge. Niba ariho leta y'ubumwe n'ubwiyunge mu gihugu, Imana niyo yabuze leta y'ubumwe n'ubwiyunge. Nta mututsi, nta muhutu, nta mutwa, abazaba mu bwami bw'Imana n'abana b'Imana. Yesu ashimwe. Impamvu mvuga ibyo, nta muntu nigeze mbona wita umuhutu ngo ave amaraso y'umweru, ntawe wakwita umututsi ngo ave amaraso y'icyatsi kibisi, nta n'uwo wakwita umutwa ngo ave ayo maraso. Hoya, twese duhuriye ku maraso atukura. Icyo kiradusobanura kikanatwemeza ko twese turi iniforume imbere y'ubutabera bw'ijuru. Haleluya. Hako ibyo ni sibyo, turi iniforume. Ninavuganye n'uwo mutumishi, nimugire ngo navangiwe. Yambwiye ati bugiye gake nta kibazo. Haleluya. Imbere y'Imana nshuti zanjye, nabonye umuhanuzi arambwira ati mu minsi ishize ngo siro ng'Imana mbo nta meta nari nambaye ariye njya nyambura mbishatse, nagiye mu cyumba cy'amasengesho nyikuramo mbishaka, nyivanamo ndayibika. Arangije ati siro atuva Uwiteka aravuze ngo agukoreye ubukwe bwihuse. Icyo ni kimwe. Ngo aguhaye inkwano, ngo aguhaye byo. Ndaceceka. Muraduhanurana n'iminsi kubera iki? Mwaretse Imana igakora akazi kayo. Ndamubwira nti this way ntabwo ndi umusore ndi umugabo. Kucyugabanya umwuka w'Imana. Dufite abanyempano, muyobozi Imana igomba. Nabonye uhanurira mu rusengero ndishima. Dufite abanyempano batagihanurira hera, bari za mo Kigali, bari ku Kinamba cya Gisozi, kandi iyo bageze mu mazi umva kwivuze, ariko bagera hano bagaceceka. Ngiyo tugeze Gikondo ntago batwumva. Oya, nta muntu n'umwe Gikondo ukwanga, ahubwo witanze w'amakuru wishyira ku karubanda, tugomba gusoma imvaho. Haleluya. Nta muntu n'umwe muri Gikondo ukwanga, ahubwo dore wa munyempano witanze w'amakuru. Haleluya. Wivuga imyato, natwe dusoma imvaho we. Abanyempano badahugurika bagira impano z'inyagasozi. Uko agize gutya gusa aho ndagaze urupangu rwiza, uko agize gutya umugabo ni wo mu Bushinwa, yakongera arangura Dubai, uvuka Gikondo yihanga, ubwo nyine ntawe azabona. Birashoboka se? Nabonye abantu bari gusengera ibipangu by'abandi ngo Imana ababwiye ko izaba ibipangu byiza, agahitamo igipangu gifite design nziza. Ati Uwiteka we, iki nicyo wambwiye. Waracyubatse? Wigeze ucyubaka? Imana iguhaye umusore uramwanze, iguhaye wa kabiri uramwanze, iguhaye wa gatatu uramwanze, ngutegereje ucuruza mu Bushinwa, wamusize yose. Imana yahera hano Gikondo, wumvise, kabonwa nubwo yaba akora ikiyede atega indege mu gitondo we, ari icyo Imana yavuze yamuguha, mugahera mu buzima bugoye, mukazamuka rimwe kabiri na bwa Bushinwa mukabugeramo. Ubu se Rafiki yavutse acuruza? Mbabare ngo utanze uryo ni wowe nzi, umbabarire. Yesu ashimwe. Turashaka ko bimenyekana ko Uwiteka gusa ari we Mana.
nidukiranuka banza ube mu mugambi Imana ishaka. Bagore mutagandukira abagabo banyu, nta juru muteze kuzabona n'umunsi warimo, ntari hari. Abantu mugirwa inama nimwumve, ahubwo mukirirwa kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu kugera kuwa gatanu muri mu misozi, mwirirwa mugurana imisozi, mwabaye ba mukerarugendo. Kandi ikibazo nta nubwo mwishyura leta. Ikigo cy'ubukerarugendo kirahomba kubera muba mwahoka ibye. Jya gusenga ni byiza, ariko wibuke n'inshingano. Yesu ashimwe. Menya ko hari itorero uzabazwa. Mu byo tuzabazwa ntabwo ari igikondo. Niba abana 2 cyangwa 3, uzabanza ubazwe wa mugabo. Kandi mba nari mu ngenge, umugabo uko mufite uyu munsi, tutitaye uko mwahuye, uwo ni we wawe. Umugabo wanjye anywa inzoga, bajya gusenga ku musozi. Mana, umugabo wanjye amuhindure. Ubwo mwari gutera n'amabuye. Hindura. Uretse kuvangirwa, urugo nibanga, urujyanye ku musozi, uruhaye imbwebwe, ubwo urwo rugo ruzakomera. Urugo ni umushinga w'Imana. Mana yacu, urugo ni umushinga wa uyu mugabo wampaye papa. Ndabona abadayimoni b'ubusambanyi bari kumwigendaho. Ntiwakora icyo ukora ukampindurira umugabo, sibyo? Mpindurira umugabo wite, mbabarira mpindurira umugore. Ngibyo isengesho. Mucakaguru mwami we, reka mucakaguru mara amezi 6 se hashika, urebe ko utaririmba urwo ubonye. Yesu atugaruka atwigishe gusenga neza. Uretse uyu munsi ku wa mbere, ariko umuzatuma ngaruka. Jeyo ndi mu kazi rero. Iyo ndi mu kazi, urumva? Nagiye mu kazi nyine. Nakagiye mu mbese. Nyuma y'ibi turanakora. Ukareba neza ukavizira. Umwe wigize kabutindi yanze kumva. Ati pastor ngwino turebere uriya muntu. Ahari namagina murimo. Hari ikintu kimwe muzamenya. Kabonwa nubwo mwasenga iminsi 365 y'umwaka, mudakiranuka murakorera ubusa. Kabonwa nubwo mwatanga ibyo mutunze byose, mugafata na credit bancaire kugira munezeze Imana, murakorera ubusa. Ariko koko ntabwo ndwanya leta, ariko munyumve neza, tugeze ku rwego rwo gupfunyikira abana amakayi n'ikaramu na minerivare twabize ibyuya. Imana nidutabarize rero. Wow, dupfunyike na prudence we kuruma. Narute kumva ikiganiro kuri radio ndababara. Ngo bagiye uwo mukobwa ngo bishinzwe, ari kuvuga ngo bibi itegeko mu babyeyi b'abana ngo bajye bapfunyika ngo naza gapoti ye babata. Kwe twabuze na minerivare, twabuze koko, twakubiswe, tujya kugura ipaki ya gapoti. Tabari itorero ryawe Mana. Mwumvisha tugeze tukazipfunyika yikura atakira mwana. Ariko niba tugiriye umugisha imbere y'Imana, haleluya, ibyo byose yabihindura ubusa. Abana bacu bakiga kandi bakarangiza, abana bacu bagashaka amahoro. Dufite ikimenyetso. Ntabwo abapfumu aribo batanga abagabo beza, ntabwo abapfumu aribo batanga amafaranga, ntabwo abapfumu aribo bakomeza urugo. Izo nzaratsi nimujugunyire kure. Inzaratsi za mbere ni ukwihana neza. Yesu ararema. Basigaye bariyambitse ishusho y'umucyo. Abapfumu bose bafite Bibiliya we, basigara abakirisitu. Hari uwo twabajije ngo mbese uvura ute
aravuga ngo mvura ngo mu izina rya Yesu n'iry'abakuru mukajyaho mukayasorora mwayimye Imana nimuyabahe bayarye niba wari ufite ibyabira niba wari ufite ibyabira bagushyiramo ibicwigira amoko y'ibisiga yose bayaguhe kandi kuyawe wayobye muganga dogiteri amekuja hapa kwa tano kwa tano amekuja pa Yesu ashimwe. No muri iri teraniro ku izina ry'Imana dufitemo abantu bafite ibintu bahawe babapfumu ngo bibafashe amahoro ko banga bakakudiha ariko rata Yesu aracyakora. Rero nshuti zanjye Imana iri mu kazi. Amen. Niba tubwira ibyururutse imitima turabikeneye ariko bitubeshya. Bavuga butumwa nshuti zanjye mwafashe umwanzuro wo kudakora ngo Imana yarababujije mukirirwa mubeshyera Imana ngo yababujije gukora izabadiha. Bibiliya iravuga ngo udakora uravuga ko Imana yakubujije gukora gute kandi ufite igifu kirya? Bene abo badakora batuzaniye akaga. Nibo birirwa babesha, nibo birirwa bagendagenda, birirwa bakingura ibipangu by'ababosi ngo Imana irabatumye kubera umuceri izabanyuka. Kera na Karimana yaratumaga nivyo ariko Bibiliya iravuga ngo nubura ubwenge nzaguta. Abandi turamara igihe kinini dusengera inyatsi. Hoya inyatsi z'amasengesho menshi nshuti. Inyatsi yikubitire muri karoti nizanga ajya mu mavoka, amavoka nabora ajya mu mineke, imineke niyanga ajya mu bufu bw'ubugari. Ariko murumva bakubita inyatsi ko bitiraho kandi nucuruza ubugari nuzaburara. Muraho ikigali ni heza pe. Dufite abahanuzi bavuye cyangwa gubaka bagurumira bageze muri feruje bwasigaye inyuma. Ibintu birakomera. Mu kwezi kwa mbere hanura neza, ukwa kabiri hanura neza, ukwa gatatu hanura neza, ayiwe ukwa kane kugeza ati wapi ndabivanga. Bagutumira ngo murama ngahe waje koko umukozi w'Imana icyategetswe ni kimwe. Niba baguhamagaye icyo usabwa no kwemera cyangwa guhakana. Haleluya. No kwemera cyangwa ugahakana. Dufite Imana yishakira ibitambo. Rero bakozi b'Imana Imana ibahaza amafaranga. Ibanze twicira umwaka w'amafaranga kugira tujye dutega tudasebye. Sinshobora. Imana izamfasha. Nagiye Mozambique ngezeyo bantumiye nyine nk'umubwiriza butumwa. Namaze isaha ebyiri bataranyakira bategereje umuvuga butumwa kubera tayi. Ubuse ko kinyesironi zaza we sha ndangije Imana idakiranirwa disi we. Mbona bari kujya bashakisha umuvuga butumwa mu giterane. Niyicariye natimaje baba banguyeho n'ifoto yanjye ati rwose mukozi w'Imana tubabarire ntabwo twamenye ko ari mwe. Nta kibazo, si ngombwa ko munsaba imbabazi, ikindimo kiratuma muzisaba Imana. Bantu muri gusengera abarwayi kubera kutizera mukaragiza gusenga mwabishe, hondagura mu mutwe, kubita imbavu, dayimoni ngo turagutwika dayimoni. Dayimoni umurira uborosa irawota iwurya mu gitondo saa 6 nimugoroba urayitwika. None ukazana amazi ukayashyira mu kantu
ngo reka nguri gusengera amaraso imbere y'umurwayi we. Shitani yo yakujoye ihita ikubwira ati nawe tuziranye we, tujyana amazi ku musozi. Ntusebye? Niba dufite kwizera kungana nk'akabuto ka sinapi, tuzabwira imisozi yimuke mu izina rya Yesu. No kwizera tugasengera abarwayi baga. Iyo umuntu ahanzweho n'imyuka mibi ukamugera imbere ati reka nigendere, mbisa ndapfuye, ndimo ndashya, hageze imbaraga zimira izindi. Twishaka gukora nk'abamaji, mureke dukora uko Imana ishaka. Iyo ukubita dayimoni uba uri gukubita umuntu, uriya muntu muzabona abantu bakiritse dayimoni benshi bararwara bakaremba. Kubera iki? Bakubise, bahondaguye, batwitse, hari naho batwika bagashya. Imana iduha umugisha wo gukiranuka neza. Hanyuma nshuti zanjye rero, niba mwumvishe n'ijambo ry'Imana, ariko ni byiza arakaguze kariya ni kabacumuze nake rwose. Ahubwo butaha Imana izakwigije ugashyira muri vibreri, ariko ubundi Imana ishimiye ko yakaguhaye. Twese turadukenera, ariko mujye munaducunga neza. Hari ababingwa, hari abajya baza neza bagahita bazi kuzihakinga. Yesu adufashe n'abari hano rata bari hanze y'urusengero. Bene data, turasabwa iki kimwe gikomeye. Niba turi abana b'Imana ishobora byose, nta mpamvu n'imwe yo kwihanduza icumu. Tugomba kwihana neza, ibindi uko itimanya umwana wayo izamuduhana n'ibindi byose. Muri ibyo byose tuzarya, amazi azishyurwa, haleluya, abana baziga, tuzashingiza. Yego, ikintu kitwishe ntabwo twizera. Ubu nimuva muravuga ko mutumvishe neza, mwongera mujya gushaka ahandi. Ariko Banyakigali, inshuti zanjye, Yesu abamera umugisha wo gutura muri uyu murwa no kuzatura mu wundi wera. Ibitari ibyo ku musaraba hazasigara amakoti menshi, amakositime menshi, susoro zimeze neza, za vewiti zimeze fresh, muzabona ziparitse hafi aho ngaho. Ahubwo biteye ubwoba n'agahinda kubona hazinjira uwo tutakekaga. Imana idufashe umuntu wasenze ku wa mbere ntazabure kujya mu bwera bw'Imana. Kandi Imana ibicura umwako abafite ingo zitameze neza, Imana zigenze neza. Hariho kamera we, nanjye bakubwira, ariko reka mbinkuretse. Abanyamakuru nyine iyo batureba twubika amaso. Imana iratatska itacishwa n'itorero ryayo. Abantu bagize akazu barwaniramo, ariko Yesu aje guhemba no guhana abizera bafite ikimenyetso cy'amaraso. Tuzajya mu bwami bw'Imana. Yesu adufashe. Numva nasoza, murebe mu jisho rye, umurebye hari icyo mupfa? Hari icyo mupfa koko? Mwatura umugisha w'Imana. Iyo shusho murebamo niko dusa imbere y'Imana. Nidukiranuka niyo ndorerwamo tuzakira. Tekereza uko wagenze mu minsi ishize, utekereza uko nagenze, urebe aho utagize imbabazi, urebe aho utabanye neza n'abavandimwe bawe, urebe aho utabanye neza n'umugabo wawe, urebe aho utabanye neza n'umugore wawe, urebe aho utabanye neza n'abana bawe, urebe aho utabanye neza n'abaturanyi. Nurangiza agakiza, ijuru ntabwo riri hano, musubire hirya iyo aho mutuye, muvuga ubutumwa, muvuga ubutumwa, mwera imbuto, murandura ibyo mupfa. Abatasuranaga musurane, bantu mutatanga mwishwe n'ubusambo, Imana ibababarire. Abantu nimugabanye ibiciro, mureke kwiremereza, nimworohe.
gusenga ni ubuntu. Mwirobanura bamusengera, mwisengera ibipangu byiza gusa, mumanukane bamwe bari hanyuma y'abandi Yesu arabakeneye. Yemwe we mwige kwakira abashyitsi. Musigaye hari abasigaye bavuga ngo nitugirye inyama z'ihene ngo z'inka, ngo badute ngo tuzigaye turyanga inyama ngo z'umweru, ngo nkande sha nkande. Umukozi w'Imana nubwo bamuha subwo iki ibiryo bitekesheje amavuta y'ingurube yabirya, akabwira Imana ngo nubwo mbiriye ariko utunganye mu nda yanjye. Haleluya! Kugira udasiga umuntu areme, nusanga hari icyo wacumuye ntabwo twongera kubatuza ngo muze ku ruhimbi. Icyo wacumuye wowe waciye umugabo inyuma rimwe kabiri, nawe ndi igihe cyo kubohoka. Wowe ufite inzara zitesha agaciro, haleluya, ibyo ngibyo ushyira ku musego, ibyo minjagira mu biryo bikanga, Yesu aracyahari. Niwe ujya urogora, niwe ujya utegeka. Wowe bahaye imiti yo kunywa bakakubwira ngo warazinzwe, nta ruzingo na rumwe ufite, ahubwo urizinze. Nusanga hari icyaha ufite imbere y'Imana, twese twakwisuzuma ntitwagirwaho n'iki. Amavi yanjye ari hasi. Herega imikeka izahoraho. Harya Busororo haba imikeka? Hariyo muhabona? Si amazu meza meze neza adekoye n'indabyo? Tekereza mu mutima wawe, kora agacaca spirituel, kora agacaca cyatumye upfusha ubuhamya, kora agacaca cyatumye uteshuka, kora agacaca cyatumye kora agacaca yourself. You make sure as your self-control, without your husband, without your children, without your neighbor. This is the time for to make your observation, for the God come to make a way where there is no way. According to that, this is the perfect to receive the new miracle of God, according to the mercy of God. Hallelujah! Ijajinge warangije kwijajinga. Ijajinge. Aya mavi dupfukamishije bene data, ntabwo ari umurimbo, ntabwo ari imihango y'idini. Ibi birakora. Izi mbabazi wapfukamira umuntu ntaziguhe, wapfukamira umuyobozi ntaziguhe, ariko upfukamya heza. Imana ishimwe. Muyobozi wantumiye ngwino usengera abantu b'Imana. Ibihe byose witwa Imana, ibihe byose uri Uwiteka. Ni wowe ukwiye kuvugwa wenyine, ibindi byose bigaceceka. Twongeye kuzamura amajwi yacu tuvuga ngo uri Imana yera. Twongeye kuzamura amajwi yacu tuvuga ngo uri Imana ishoboye. Uri umunyembaraga, nta wundi uhari. Ni wowe wenyine uturebera aho tutareba, ni wowe wenyine utwinjira aho tutabasha kwinjira, ni wowe wenyine ubasha kwitegereza ibidukwiriye. Muri iri teraniro aya majwi yose yature kuri umwami. Abantu bose bari muri iri teraniro bazamura ibiganza bavuga ngo uri Imana ishobora byose, uri Imana ibasha kutureberera, uri Imana ibasha kuduta lotiza lari toratosara diko tabana dostiniwa. Turagushimiye Kristo, tukuzamuriye amaboko, tukuvugirije impundu. Uri Imana yo kuvugirizwa impundu, uri Imana yo gutaramirwa. Aya mashina yawe buri muntu wese aragushimiye. Tugukuriye ubwatsi, kuri Imana itugiriye neza, kuri Imana itubabariye, kuri Imana itwejeje. Amashimwe n'ayawe, ukomerwa amashyi n'ibyawe, gutaramirwa n'ibyawe. Nuhimbazwe n'amahanga yose. Abakobwa bagushime, abagabo bagushime, ababyeyi bagushime, ataradestonigo, abagabo bagushime, abasore bavuga kuri Imana ibasha gukora byose kandi ukabikora neza. Uyu mwanya runaka turagushimiye yukomeje kubana natwe, ni mu izina ryawe Kristo. Umukozi wawe ukomeza kumwagura ahavanya gukorera, nuko isuro n'umugirire neza. Buri muntu wese mu rwe ruhande wifuze Mwami Yesu Kristo, wifuza kugukorera kandi agaharanira buri munsi kuboneka imbere yawe, kugira ngo imbaraga zose akoresheje wongere umwambike imbaraga. Kandi ahangaho bamugejeje turagushimiye, turagushimiye ko hari ibyo wakoze.
turagushimiye ko hari ibyo wakoze mwami, ndagushimiye ko hari ibyo wakoze. Ubyumve ko ngushimye, ubyumve ko ngushimye. Uri Imana yagura imbago z'umuntu, uri Imana ikura umuntu kure ukamwigiza hafi yawe, uri Imana ikura umuntu mu rupfu ukamuha ubuzima. Uri Imana ya none, uri Imana yo mu gihe cyashize, uri Imana yo mu gihe kizaza. Fabrice ugomeze kumugirira neza kandi ugomeze kumwagura, imbaraga zawe zigomeze kuba kuri we, umurindi ibintu byose byamunamura, mwindi imbaraga zose z'inyatsi, mukubitire kuri ibintu byose byamwugariza, byatuma umutima uremerwa byose ubikubitire kure, ahubwo arushaho kugukorera. Kandi imbaraga zawe zigomeze kuboneka muri iteraniro mu izina rya Yesu, amen. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.